Shuti zanjye mwitondere abatubuzi bari hanze aha babeshya abantu ngo bagiye kubashakira green card bazibahe ngo bafite connection ngo muri USA ngo bafite ngo uburyo kibagwatike ugatsindira ikizwi nka green card kuko mu minsi iri imbere bagiye gusora application ya green card. Hanyuma rero abatekamitwe baragwiriye hawerutse kumbwira ati bamuriye amafaranga ibihumbi n'ibihumbi kugira ngo bamushakire green card ijya muri Amerika guturayo ndetse no gukorerayo akazi kagiye gatandukanye. Hanyuma rero icyo nje kubabwira ni ukwirinda abatekamutwe baza batubura kuri green card. Ndaza mbabwira uburyo kiba batuburira mu buryo bwishi bwa green card, hanyuma nge mwere ku rubuga rwizewe ugomba gukoraho application ya green card kugira ngo batazakurya udufaranga twawe. Muri icyo gice cya gatanu rero uraza gusobanukirwa kandi muri video ku bantu turi ukomeze kubana muri video ndabereka urubuga rumwe ku isi rwizewe ugomba gukoraho application ya green card uretse kwitabira babatekamutwe batuburira ukabaha amafaranga bakarya bakayajyana ngo bajye kugushakira green card kandi ari ukugutuburira. Hanyuma rero tugiye kubana muri video mwereke abaskama 5 ugomba kwirinda kugira ngo wirinde aba bantu bagutuburira bakurya amafaranga ngo bajye kugushakira green card. Rero hari ibice byatambutse birebana ni green card mu kuyapplyinga, ugende urebe ibyo bice byatambutse kugira ngo urushe kugenda usobanukirwa. Hanyuma ku banyeshuri tuwabanaga umunsi ku munsi kuri yicano tureba application zigiye zitandukanye gukora CV, motivation letter, mu applyinga akazi, mu applyinga university. Uze kunyaruka muri comment ibanza urabona indi channel turimo turakoraho muri iyi minsi, uyinyarukireho ukande subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ukomeza kubana mu biganiro. Nta gihindutse nige muzajya mukomeza kubana, ahubwo nuko tutabona ukuntu tuvanga ibintu byinshi hano byatugora cyane. Hanyuma rero abaskama 5 ugomba kwirinda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ukaba utarakanda subscribe, please kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo utazacikwa n'aya makuru akugeraho ku gihe. Hanyuma rero abaskama 5 ugomba kwirinda na abaskama ba mbere ba email z'ibinyoma. Haraba kwandikira kwa ngo congratulations ngo watsindiye ngo green card ngo hanyuma ngo yitukanda hanga ngo utange amakuru yawe n'umwirondoro wawe, hanyuma abo baskama washyiramo ibyangombwa byawe tabagusahura amafaranga yose ufite bakayatwara. Kubera iki? Kudasobanukirwa no kutamenya amakuru ku gihe n'ahantu kuri amakuru ya nyawe yizewe ugahita ubura amafaranga yawe uko nguko bakubeshya ngo ni green card. Hanyuma ko turi bubane ndaza kubereka urubuga rwizewe ugomba gukurikiraniraho amakuru ya green card kugira ngo nirwo rubuga rwonyine ku isi ukurikiraho amakuru ya green card. Apana batubuzi, apana baza bagutubura bakweza za email z'ibinyoma ngo congratulations watsindiye ngo watsindiye green card ngo kujya muri Amerika kwigayo, guturayo, gushaka akazi ndetse n'ibindi byinshi byatuma ujya muri Amerika. Kuko ugeze muri Amerika ugende kuri green card bagwikitwa icyitwa residence permission. Residence permission ni uruhushya cyangwa irangamuntu kwemera kuba umuturage w'igihugu cya Amerika ubuziraherezo, ukahaba, ukahabyarira, ukahashakira, ukakora ibikorwa bya buri munsi. Hanyuma bagiye gushaka y'akazi ko ugiye bagita kwitwa work permission ukagenda ugakorayo akazi nta kibazo byoroshye cyane. Muri video zatambutse naberetse uburyo ki ibintu byose bitegurwa n'ukuntu bimeze n'ibisabwa kugira ngo wapplyinga iyi green card. Uze kunyarukiraho urebe izo video zirahari kuko zagenda zikurikirana. Niyo mpamvu nanze kuvangamo izo z'abanyeshuri ku mitambayereka iyindi channel bagomba gukurikira. Hanyuma rero iyi green card byambabaje, numvishe umubyeyi wo muri Malawi yitwa batuburiye ibihumbi 200 ngo bari kumushakira green card. Yari umubyeyi yashaka kujya kuvuza y'umwana muri Amerika ariko akajya mu buryo bwa green card ahite anabayo, hanyuma arangije ahita amutubura 200. Ubwo na yatike byuze ari kuzaheraho ibiragiye. Hanyuma rero irinde abatekamutwe kuri email. Hanyuma hari abandi batekamutwe kuri website z'ibinyoma babeshya ati bafite ngo urubuga ngo rumeze nk'urw'ukuri ngo bakagusaba amafaranga ngo bagufasha ngo gukora application ngo ya green card lottery ndetse bakakugira ngo guarantee win ngo ukaba watsinda. Granted win. Oya,
ibyo ntabwo bibaho. Izo email zose ni ibinyoma, kuko urubuga rumwe ruhari ni rumwe, nirwo ndibuze kubabwira ku muntu turi bukomeze kubana muri iyi video. Ushaka kwirinda abatekamutwe ba green card, niba uri umunyeshuri ushaka kujya kwiga muri Amerika, niba uri umubyeyi aho uherereye hose ukashaka kujya gukora muri Amerika, gusurayo icyo ari cyo cyose, menya yuko link igiye gufunguka n'abatekamutwe barekereje kugira ngo bagucucure utwawe twose wasevinze, batujyane ngo ajye kushaka kunwa granted win. Hanyuma rero icyo gihe uba uhiye, ugende kuri izi za website z'ibinyoma, zino mbuga nyinshi ziza zibeshya, cyangwa muzi yuko hari n'amacana hano kuri YouTube agenda yamamaza ibyo bisikama bya website nyango ngenda mbibona. Hanyuma rero ibyo ugomba kubyirinda, ahubwo ikintu ugomba gukora ni ukwikorera application wowe ubwawe, ugatsinda cyangwa ugatsindwa, cyangwa bakagufata cyangwa ntibagufate, ukomeza kubikora byibuze hari igihe inzozi zizabimamo ukabona icyitwa granted win, ugendeye kuri website y'ukuri. Ngenza bibereka hano kuri kamera, inze kuri kamera mbereke uburyo ki wakora application y'iyi green card lottery, kwangwa kukizwi nka diversity visa program, kugira ngo ujye muri university wenda niba uri umunyeshuri uze ukora akazi hano muri Amerika, uze ufungure business. Ibyo byose birakunda hano muri Amerika, ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma rero icya gatatu nabavuga yuko bafite connection na US Embassy cyangwa ambasade zo muri Amerika, ngo bafite connection, ngo bafite ukuntu ngo babigutigitira, ngo ibyo byose ni ibinyoma. Ambasade ntabwo ijya yivanga muri iyi application, ahubwo ambasade ikintu ikora bafata babandi bamaze kuba confirmation number bamaze kuyibaha, hanyuma abo ngo bamaze gutsinda icyitwa green card. Ukuntu uhita ubigenza, niba uri umunyarwanda uhita ujya Kacyiru, niho ujya gukorera interview kuri embassy ya US. Hanyuma aho niho embassy US ihurira n'icyitwa iyi green card honyine. Hanyuma bavuga yuko ngo bafite ukuntu babigutigitira, barakubeshya cyane, keretse ari ibindi bisanzwe by'ingendo. Ariko green card yoyo ni ikintu cy'ubwo ugomba kwitondera, ugakora ibintu byawe bya kinyamwuga. Hanyuma abandi bantu ba kane ugomba kwirinda ni abagusaba amafaranga, bakakubwira ngo bakagusaba ngo ukwiye gutanga amafaranga ngo ukagura tike yo gutsinda. Imagine ese tike yo gutsinda ni amahirwe, niyo mpamvu babyise green card lottery. Ni roto nyine, ni green card lottery, ni uburyo nyine bwo nyine bw'amahirwe tu. Ugomba byibuze ku mwaka abantu miliyoni 10 nibo basaba iyi green card. Hanyuma bazihabwa bari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 55 kuva mu mwaka w'1990 barashyize Leta z'Ubumwe za Amerika zashyizeho ubwo buryo bwa green card bwashaka kuza gukabya inzozi muri Amerika mu gukora akazi, ndetse n'uburyo bwo kuhasurvivingira. Hanyuma iyi green card baraza bakayigenderaho, bagera hano muri Amerika bagahita bayikoresha. Iyo bayikoresheje rero ubu niwe bubaye umuturage w'igihugu. Ubwo mu yindi population survey bakoze, icyo gihe nawe bagushyiramo muri babandi 55,000 bakiriye, nawe uburimo nk'umuturage wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero abagusaba amafaranga bakorera application, ubwo ni ubusikama, ugomba kubwirinda. Dore bararekereje kuko link igiye gufunguka. Ikintu ugomba gukora rero, byirinde nonaha, wirinde abo batekamutwe. Hanyuma rero urubuga rumwe nk'uko ni nabibasezeranyije rwizewe rwo gukoreraho green card ni dvprogram.state.gov. urwo ni rwo rubuga rwizewe, ndarusubiramo, ni mu magambo matoya cyangwa muri lower letter ntabwo ari capital letter, ni dvprogram.state.gov. hanyuma aho niho applying ya green card, naho wasohokeraho link zo kwa applying ya green card. Hanyuma rero niba video hari ikintu gufashije ukaba ushaka kubana natwe muri application hano ukuntu za applying green card, ikintu wakora kanda subscribe, ufungura inzogera ngo utazawucikwa n'amahirwe ya green card akugeraho kugiye. Naho njyewe ni Celestin Mutabazi, tugenda tubana umunsi ku munsi kuri iyi channel yitwa Ikizamini. Kanda subscribe, ukandi like iyi video, umunuke muri comment utubwira ati ubutaha uzadukorere
iki ngiki turi hano ku bwanyu kugira ngo tubafashe, ni ugufashanya muri ubu buzima, ntabwo ari ibintu byo kugira uze nawe muri Amerika uze ukora amafaranga, uze wige, uze uba umuntu wa nyawe kandi wifuza gukabya inzozi ziwe, wifuza gukora business hano muri Amerika. Ibintu biroroshye cyane, green card ni yawe ni yanjye kugira ngo uze ubyaze umusaruro inzozi zawe. Ndabakunda cyane, katuze guhura mu zindi video tureba uburyo ki iyi green card ikora bwa nyabwo, hanyuma ariko nifunguka ku muntu wakanze subscribe ni amahirwe kuri we. Bye bye, ndabakunda cyane, kadukomeze guhura mu zindi video zigiye zitandukanye. Naho njye ni Callixte Mutabazi, mubana kuri channel. Bye bye.